umuntu numwe wari waza mu rugo ngo dusenge konkoro ngo hashiga umwaka atari yasubizwa ati ico cifuzo nakubwiye ko cakemutse ndavuga nti ati ndongera ngo icifuzo sheri wanje yashakaga perime ya moto ati perime ya moto nayo usenze adashize kabiri baratsinze kandi yagatsinzwe inshuro 6 none ku nshuro ya 7 aratsinda ariko umwati Korodina ngiye nkubonaga mu mwuka w'Imana nta wari waguhamagara agafata urugendo akaza ngo musengane Imana igaceceka ntigire kimubwira oya wenda ishobora kutakubwira ku bibazo ufite ariko ikakubwira ku bindi kandi iyo wahagurutse ukavuga uti ngewe wenda urugero nshaka kubyara ariko byaranze ugahaguruka ukava iwawe niyo Imana itavugana nawe ngo ikubwiye ngo noneho uyu munsi ugasama ugegagayo bigakunda ndi kugira ngo dusenge icyo gihe Imana ikakwereka hazaza he kiti wenda mu myaka 2 ziri imbere ye azabona akazi cyangwa se kanyekita umwana afite agiye gupfa cyangwa se umugabo bazatandukana kore divorce abona undi cyangwa se ibyago zasenyutse noneho bigiye kuba Imana ikanyereka ibye byose nkamubwira ati bino nibyo akanavuga atamena agataha rebe nimba hari umuntu wanditse ko namubwiye ibintu ntibibe Imana pe utwo dukosa two nta nubwo tuzigera tumbaho ndabigusezeranije ndi imbere y'Imana manitse ikiganza ntawe urabimbwiye kandi Imana igukomereze amaboko Imana iguhuze n'umusamariya mwiza mu kibazo ufite ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abaye mu muhanga mwumva ikinyarwanda turasoje cyane Imana y'amahoro ibahe umugisha reka mbashimire mu mwakanze subscribe mukadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikandaho ngusabiye umugisha nje uri kuri mikoro nitwa Hatumimana Concorde uyu munsi nafashe urugendo njya gusura umukozi w'Imana n'umuhanuzi icyo tumuziho pe iyari mu mavuta nakayahoramo iyafashe umwanya akagusengera iby'Imana imubwiye byawe ntabwo bitinda gusohora yitwa Nigena byose Korodina niwe uri imbere ya kamera twajoga ngo tuganire tuvuge ku mbaraga z'Imana Korodi uraho neza Yesu ashimwe ahimbaza ntabwo twaherukanaga cyane wari unkumbuye cyane nanjye nayo ngukumbuye pe niyo mpamvu naje kugira ngo nkurebe twiganirire ku mbaraga z'Imana sibyo ariko icyo tugiye gukora ugiye kubanza udusengere kugira ngo Imana izibane natwe muri iki kiganiro twe twiyoboye twayoba ariko iri kumwe natwe yatugeza ahantu hazima ni karibu Mana data wa twese mwiza turagushimiye igisaha ya none tugushimiye ko duhaye amahirwe meza yo kuramuka tukaba tugeze kuri isaha tukihumeka umwuka w'abazima izina ryawe nirishimbazwe waduha amahirwe yo kurama hari benshi bamaze kugera hacecekerwa hari benshi bari muri gereza hari benshi bari mu bitaro kuba waturinze tukagera iyi saha ntago ari uko twarushije abandi bose gukiranuka nimuwe n'imbabazi watugiriye izina ryawe nirihimbazwe tugushimiye aka kanya keza ko kuba imbere yawe uduhaye turabigushimiye nuhimbazwe n'akanya katagizwe na buri wese izina ryawe nirishimwe twemerere utweze udutunganye aho tutagukiranukiye hose utubabarire aho tutakuvugiye hose utweze numara kutweza urukubane natwe muri aka kanya tugiye kuba imbere yawe ukabanemo natwe uvugane natwe ukorane natwe ubane natwe kandi utugire neza Mana dutangirane nawe dusozanye nawe urakoze kuri Mana yumva gusenga ngaho ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no kugirwa neza nawe bikomeze bitwomeho mu izina rya Yesu amen Korodi tuguhaye ikaze urisanga rwose si mu rugo se nguhaye ikaze kuri Concorde TV show nayo wariduhaye hano mu gace kiwanyu umurimo w'Imana umeze ute ni neza cyane biri kugenda yego
njya nkunda kugira amatsiko Yego. y'abantu b'abahanuzi pe ujya unyihanganira nkunda kubaza kandi kubaza bitera kumenya icyo umuntu atazi arabaza njye nkunda abahanuzi bakundira iki bakundira iki icyo mbakundira ni uko bambwira ngo ejo hawe hazaza hameze gutya yego sibyo noneho bikantera courage yego bikantera courage n'urugero ubu nk'ubu Imana yarambwiye ngo se mbivuge se mbivuge bitubwiye kandi mbivuge bivuge Imana yigeze isezeranya akazi ni akazi nari ndimo ubu ntabwo nkikarimo yego kubera impamvu nyine zayo yego noneho nkajya gusenga Imana ikambwira ati nzakuzamura yego nzagukura ku kazi uriho nzagushyira ku kandi ikanambwira na bimwe nzabona narakagezemo ndangije nkora ibizami ngatsindwa ngatsindwa mvuga ni Imana bite ariko nkibuka ko yambwiye ko izampindurira akazi avuga nise izakampindurira ntakoze igizami bazapfa kumpamagara gutya ntagiye muri egizami none bikantera courage yo kugira ute yo gukora ikindi nkavuga yambwiye akazi ntabwo yambwiye itariki niba uyu munsi nakoze mu kwezi kwa 12 ngatsindwa yego ntabwo yambwiye ko nzakabona mu kwa 12 ariko yambwiye ko nzakabona reka ne gucika intege ahige nzakabona kwa kabiri icyo kiri mu bituma nkunda abahanuzi Imana nyine ukumva ntabwo nakunda abahanuzi ngo Imana nyange kandi ari abakozi bayo icyo nicyo narimvuze gituma nkunda abahanuzi uko baturebera aho tutareba yego nyibazo yo Claudine ubibona ute iby'abantu tu sibyo nibutse abantu Claudine ntago ajya asengera abantu kuri telefone kubera gahunda Imana yamuhaye ahubwo ibyiza uratega iyo ubishoboye uratega ukaza ukamureba mugasengana bitagushobokera uri kure ukamwandikira kuri WhatsApp cyangwa se kuri telefone isanzwe ibyifuzo agafata umwanya wo kubisengera byazasubizwa ukamubwira mugafatanya gusenga Imana none iyo umuntu aje ngo musengane Imana iguhishurira hazaza he cyane yego ubibona utese ushaka ko mbikubwira gute urumva njyewe ntabwo mbibamo sibyo ubibona Imana yawe ikwetse ubu nubwo ni ububasha abantu bose badafite ubu urugero nkawe Concorde birashoboka ko abana bose wabayeho gitifu w'umurenge bigashoboka ko abana bose muvukana batagize amahirwe yo kuba gitifu akaba ari wowe gusa uvamo ukaba gitifu nanjye navuye mu muryango w'iwacu wose badakijijwe uhereye hasi kugeza hejuru njyewe Imana inkuramo ndakizwa rero amahirwe ubundi umuntu arayavukana ntibazakubeshe n'iyo wakenuye umunsi ugakena wamara gushaka ugakina ntabwo bivuga ko byaje kubera washatse ahubwo ayo mahirwe yo gukira uba warayavukanye rero nanjye ibyo ni ibintu byanjye bibaho mu ruhande rwanjye n'ubundi sindabikubwira ngo bikubeho oya kuko umuhanuzi aba ari intumwa y'Imana ibyo Imana ishaka kumbwira ikabinyuza mu muhanuzi wayo ngende kubaza ukuntu bigenda kuko ntabwo nabikubwira guteze ni ibintu biza nose n'urugero turi hano mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze umuntu ashobora kuva Nyamagabe ati ndaje Claudine njyewe narakubonye numva ndagukunze Imana ikurimo numva ndayikunze none ndi kugira ngo dusenge icyo gihe Imana ikakwereka hazaza he yewe kanyeka iti wenda mu myaka 2 ziri imbere ye azabona akazi cyangwa se kanyeka iti umwana afite agiye gupfa cyangwa se umugabo bazatandukana kore divorce abona undi cyangwa se ibyago zasenyutse noneho bigiye kubaho Imana ikanyereka ibye byose nkamubwira ati bino nibyo akanavuga atamena agataha uzajye bazi ndimubona utari kubyemera sibyo ntuzajye kureba ku biganiro by'abandi uzarebe ku byo twagiranye iwawe urebe nimba hari umuntu wanditse ko namubwiye ibintu ntibibe Claudine ntawe
ubwo rero menya ko no muri comment nta uragutuka cyase ngo anyure mu gikari yego ngo ambwira ati Korodina uramuhanuzi konkurude uramuhanuzi mwakwanye Korodina ati yansabyaye yego uyajya ati byagenze gutya na gutya ndi imbere y'Imana pe utwo dukosa two nta nubwo tuzigera tumbaho ndabigusezeranije ndi imbere y'Imana manitse ikiganza nta urabimbwiye kandi Imana igukomereze amaboko rero ibintu byose bibaho ubundi na Yesu ngo umunsi umwe intumwe zagateranye ze 12 ngo barasenga Imana yita ku mwanya batakaje yita ku kuntu bari imbere yayo yita ku kuntu baciye bugufi ngibamanurira umwuka wera ubundi mwebwe bakunzi ba Concorde TV reka mbabwire Imana igukorera ikintu bitewe nuko wigomwe yego bitewe nuko wigomwe buriya Aburahamu na Sara bari bageze mu zabukuru ngo n'igihe cyo kubyara cyararangiye babona byose bitagishoboka Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe bahura n'abagabo batatu bari kwigendera batazi ngo n'abamarayika b'Imana niko Bibiliya ivuga ngo bahuye nabo baravuga ati bano bantu byanga byakunda bashobora kuba bashonje ngo barababwira ati nta mwakwihangana mu kazi wacu ngo bazi wabo ngo babashuhiriza amazi babakarabya ibirenge bati turi kubona mwananiwe ntago tuzi aho muvuye ariko murananiwe ngo bamare kubakarabya ibirenge ngo Aburahamu agavuga ati n'ubundi nta mwana dufite turaje kuraga ibyacu ikadufate yino nka tuyakirize bano bashitsi ngo babaga ikimasa babatekera n'umutsima ngo barabagaburira babafata neza ngo bamaze guhaga neza ngo Imana ititekereza umwanya batakaje itekereza inka yabo batanze itekereza umutsima bavuze itekereza imbaraga bakoresheje bari kubisonga itekereza n'ukuntu babakiriye batabazi ngiravuga iti ntabahaye umwana naba mbarenganyije ngihita ivugana n'abamarayika bayo igababwira ngo mumbwire Aburahamu ngo kindi iki gihe azaba afite umwana w'umuhungu kandi aba ari umusenyi n'inyenyeri urubyaro rwe niko ruzangana ngo Sara araseka aravuga ati mugende nuko muriye buriya abahanuzi batumenyereye yuko dusabirizaga nta muntu n'umwe utazi ko abahanuzi basonzaga ubu bazi ko abahanuzi ari inzara neza akavuga ati Korodina impamvu avugaga ari kwikubita hirya akikubita no hino ni inzara bagiye kubimutega bagaye kugira ngo arebe ko hari uwamuha bibiri ariko nyine njyewe ntanzaga ngiraga anyuma Bibiliya iravuga ngo baramuseka ngo Sara arabaseka cyane ngo barigendera bamare kwigendera ngo hadashize kabiri Sara arasama hadashize kabiri babyara Isaka w'umuhungu nk'uko Imana yavuze rero Imana igukorera igitangaza bitewe n'umwanya wawe watakaje bitewe nuko witanze bitewe nuko wigomwe none wowe uhamagaye umuntu nk'ubu urugero urampamagaye uri mu isoko ibaze nawe umuntu uri mu isoko ngano ngo Korodi ngo mpanurira nanga nsengera ubu koko muri ako kajagari Imana igamanuka ivugane nawe uri mu isoko ko n'Imana tuyirenganya biragoye ubu Imana igamanuka igusange muri hoteli ahantu uri ivugane nawe n'urusaku rwaho ujya manza ucira Imana bugufi uvuga uti njyewe ndamanutse aka nakanya mfashe ko kuba imbere y'Imana aba bagabo ibintumwa za Yesu ngo baciye bugufi barubarara ngo ku munsi wa kangahe bari gusenga ntago nibuka umunsi wari wo ngo ariko barasenze ngo Imana bamanura umwuka wera ngo bose batangira kuzura umwuka umwe avuga indimi undi arahanura undi ararota undi arasobanura undi mbese buri muntu wese agira impano kubera ko bari babaye imbere yayo rero nta n'ikindi kintu gituma mbabwira ngo muzaze dusenge iyo uje dufata umwanya wo gusenga nabaje barabizi wenda bazabyandike muri komedi nimba ibyo mvuze atari byo mbakorera uraza tugafata umwanya wo kuba imbere y'Imana tugasenga tukikiranura n'Imana nimba Imana ishaka kuvugana nawe ikavugana nawe niba itanabishaka ikabyihorera ariko nta muntu n'umwe wari waza mu rugo ngo dusenge konkoro ngo hashiga umwaka atari yasubizwa umwaka se ubwo mbese nico gihe kinini nshizeho nta muntu numwe twa ubwo kandi nabwo ubwo ni gucyo mbikubwe ni gihe kinini nshizeho ubu nkubu nejo ku cumweru oya ejo ntago hari ku cumweru ari kwa gatanu nagizo nejo hazaza nawe wari wati oya ejo hazaza ni ku cyumweru ejo hashize ni kwa gatanu ku munsi kwa gatandatu ejo ku wa gatanu hari umukobwa wamamagaye ntago ari ngombwa ngo muvuge izina ariko harariyumva yamamagaye arambwira ati rero Korodina jewe naguhaye icifuzo nkubwira yuko sheri wanje
twatandukanye kandi ntazi icyamujyanye turasenga ungira n'akanama nuko ako kanama nkakurikije shera aragaruka ubu twarongeye turi inshuti urumva hanyuma ati ico cifuzo nakubwiye ko cakemutse ndavuga nti ati ndongera ngo icifuzo sheri wanje yashakaga perime ya moto ati perime ya moto nayo usenza adashize kabiri baratsinze kandi yagatsinzwe inshuro 6 none ku nshuro ya 7 aratsinda ariko umwati Korodina ngiye nkubonaga mu mwuka w'Imana yego nta wishima gafate abamuga ya Concorde ariko ngiyewe mvuga ibyabaye bitarabaye sinabikubwiye arongera agambwira ati nubundi perimi maze kuboneka ndongera ndaguhamagara nkubwira ko noneho mabo ko ari mu bitararembye cyane kandi babuze indwara abaganga bose aturambwira ngo urasenga hadashize kabiri mabo ko barakize ubu ni muzima ni mutaraga nta neza Satani afite arambwira ati rero nshingiye kuri ubwo bubasha bwose nabonye ufite n'ibintu byose Imana yagiye isubiza ari uko wasenze ntago ibyo byifuzo ntibyakemuka ariko maze kubiguha byarakemutse ubwo bivuga ngo ni wowe wasenze ati none rero nubundi sheri wanje ashaka perime y'imodoka no uko wasenze Imana ikazaniye moto igakiza mabukwe abaganga babuze indwara anarembye cyane ikongera ikadukundanisha twari twagatandukanye mwandikira ntansubize namuhamagara ntanyitabe ubu kuzana perime y'imodoka byayinanira ndavuga ati ntago birayinanira turasenga rero Concorde imirimo y'Imana igakoreka nta kibazo yego Imana ishimwe yego ngiye ubwo bubasha mbwiye iz'Imana yangiriye icizere yavuganye nanjye nkikizwe irambwira ngo ndirahiriye nduwiteka umva ukuntu yambwiye ngo ndirahiriye nduwiteka mugize muganga uvura amahanga yose umuntu wese uzaguhungiraho afite ikibazo ukamuramburaho ibiganza byawe icyo kibazo kizakemuka kandi koko yarabivukoze nk'Imana nta muntu wari waza ubwo reka mpore udahita uvuga ngo dukupe tumanza dusenga hanjye turasenga turangije ikiganiro nabaguye mu mavuta dukurikira ariko nanjye niyo mpamvu mba naje sibyo Korodina akenshi dukoranye ibiganiro byinshi dukoze icyambere abantu bose bakagutuka ntabwo nagaruka pe noneho n'icyo ukora umuntu agaca mu gikari akakubwira turiya muntu wapi ntuzagaruke ibyo ni ibanga ryacu nako ntabwo ndimenye ariko Imana igukomereze amaboko ntawe uri waguhamagara agafata urugendo akaza ngo musengane Imana igaceceka ntigire ikimubwira oya wenda ishobora kutakubwira ku bibazo ufite ariko ikakubwira ku bindi kandi iyo wahagurutse ukavuga uti ngewe wenda urugero nshaka kubyara ariko byaranze ugahaguruka ukava iwawe niyo Imana itavugana nawe ngo ikubwiye ngo noneho uyu munsi urasama ugeraga iyo bigakunda upfa kuba wigomwa ukaza ni nayo mpamvu mbabwiraga ngo muze burya kuza biruta kwandika yego byose ni byiza pe n'uwo muntu mbabwiye ntabwo yigeze aza ngo duhure yampaga icifuzo nkagisengera kigahita gisubizwa hari abantu benshi njya nsengera ibintu bikemera hari n'abandi byemeraga bitewe n'ubushobozi bwawe arega hari n'igihe utanga kuza bitewe n'uko ureka kuza bitewe nuko nta bushobozi ufite hari n'undi ubisuzugura nk'ubu hari umuntu nigeze mbwira ndamubwira ati ngewe ntago nsengeraga abantu kuri telefone uraza tugasenga niyo ubishaka utabishobora ukandika arambye ntakaza tike yanjye ngo nje mu karere ka Musanze ngo nsengere urumva uwo nguwo nyine nta kintu ashaka nuko kugorera ubuza ariko iyo waje byanka byakunda Imana ibana nawe nukuri yego nta nubwo ari ugushidikanya Imana igabikora yego Imana ikurimo ntago ari byo gupapa ntago ari ibintu byo gupapira nje ayo mahirwe Imana yagayamaye ya mahirwe usibye n'ibyo yamaye n'amahirwe yo gukundwa nukuri abantu benshi barankunda kuko ntago ari ukwirarira nawe urabizi oya njya mbibona pe no muri comment rwose wenda wowe nuko utari wankunda abandi bo nta kibazo none se ntagukunda nafata urugendo nafata uyu mwanya tukicara igihe turamagana turi kuganira I love you
kandi natangiye mvuga ko nkunda iki abahanuzi. aha nta kibazo. Ndagukunda Claudine, Urakoze. ndagukunda kabisa, kandi utagukunda se ninde? Imana yaguhaye igikundiro nuko. Yego reka twigire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Yego twumvira ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Asanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Turasoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice ni 10. Yego. Turasoma umurongo wa 30. Amen. Ibice 10 umurongo wa 30 haravuze ngo Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga ashigaje gato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arikikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza asyo amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho amubonye amugirira impuhwe aramwegera amupfuka inguma amwomoza amavuta ya elayo n'aya vino amushira ku ndogobe ye amujana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2 aziha nyir'icumbi ati umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishura ngarutse. None nzabikwishura ugarutse. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nuko hari umuhanuzi umwe twasenganaga witwa Fisi. Yajyaga agakorasi kavugaga ngo bariya ni bande mana we. Nuko akongera akavuga ngo nabaje kugusenga. Akongera akagira iyindi ivuga ngo mana we uri papa. Nuko hanyuma dusomye inkuru y'umugabo umwe. Tuvuze bangahe? Umugabo umwe. Bibiliya iravuze ngo uyu mugabo yari ari mu gihugu cy'i Yerusalemu. Igihugu cy'i Yerusalemu ni igihugu Imana yavuganaga nacyo cyane, Imana igakorana nacyo cyane, Imana yari yaragihaye umugisha. Uzasome no mu mateka ya Bibiliya uzabibona. Igihugu cy'i Samariya ni igihugu Imana yitabaga abantu baho basenga. Umugabo witwa Yeriya yashaga mu gihugu cy'i Samariya cy'i Yerusalemu. Umugabo witwa Elisa yari ari mu gihugu cy'i Yerusalemu. I Yerusalemu hari Yerusalemu Dawidi Imana imwimika yari ari Yerusalemu umwami wa Yesu. Mbese igihugu cy'i Yerusalemu cyari igihugu cyiza. Ngo uyu mugabo rero nicyo yari arimo. Ngo hanyuma umunsi umwe aracika aramanuka ngajya mu gihugu cyitwa Yeriko. Ntago mbizi icyo yaragiye gukora muri Yeriko, niba yaragiye kwiba, niba yaragiye gucunisha, niba yaragiye gusenga nko kwa Claudine, ntago mbizi. Ngagere mu nzira hagati atari yagera i Yeriko ngahura n'abambuzi. Ngabambuzi baramukubita, ngo ndetse nyuma yo kumukubita banaramwambura, ngo bamusiga hari kubura gatoya ngagapfa. Niko Bibiliya itubwiye. Gasigaje gata gapfa. Bamusiga aho ngaho. Ubu dufite ikibazo Claude, dufite abahanuzi bamaze guhura n'abambuzi. Bakagukubita ugasigara hari kubura gatoya ngupfe, bakakwambura impano, bakakwambura kwihangana, bakakwambura gusenga, bakakwambura imbabazi, bakakwambura impuhwe, ugasigara uri igishushushungwa uri kubwira umuntu ngo mpereza imodoka ngo ngusengere, ngo ntegera ngo nje ku musozi aha naha kukubwirira Imana. Bagusize hari kubura gatoya. Wamaze kwamburwa. Ubu dufite ikibazo cy'abapasiteri bahuye n'abambuzi.
dufite ikibazo cy'abarokore bamaze guhura n'abambuzi. Bibiliya tubwiye ngo uyu muntu bamusiga hari kubura gatoya ngagapfa, ngo hanyuma ngo haza kumunyuraho umugabo w'umutambyi, ntumbaza nimba ari regional wahe, nimba ari pasiteri wahe, ntago ibyo ngibyo mbizi, nimba ari Korodina wamunyuzeho ntago mbizi, ibyo sinababesha ngo nankimare. Ariko Bibiliya tubwiye ngo umutambyi amunyuzeho ngaramwitegereza, aravuga ati ni wanje ruri gukinga bane, ntabyo mfite byo gupfusha ubusa. Bibiliya iravuga ngo amunyuraho arakikira arigendera. Ngo harongera hanyuraho n'umurewi, ngo umurewi nawe ahageze ngo arakikira arigendera. Konkoro ubu igihe ugezwemo n'icyo gukikirwa n'abantu, ariko reka nkubwire ngo bagukikiye mu kwezi kwa mbere, bagukikira mu kwa kabiri, bagukikira mu kwa gatatu, mu kwa kane bakugezeho barakikira, mu kwa gatanu barakikiye baragenda, mu kwa gatandatu barigendera, mu kwa karindwi baragenda, mu kwa munane baragiye, mu kwa cenda baragenda ntiwabona inshuti, mu kwa cumi barakikiye, mu kwa cumi na kumwe barakikira. Ariko reka ngutangarize ngo ku kwa 12 kutararangira, Imana igiye kuguhuza n'umusamariya mwiza udashobora kugukikira. Haleluya. Nubwo umurewi yahanyuze akagenda, umutambyi akahanyura akagenda, ariko mu ijuru hacyari umusamariya mwiza. Mwijuru haracyari umusamariya mwiza. Tugiye gusenga. Bibiliya yavuze ngo umusamariya mwiza, ngo abandi bose bamaze kurenga, abandi bose bagiye, abandi bose bananiwe, dogiteri yabuze imiti, kwa regional byananiranye, korari yanyuze yakikiye. Bibiliya yatubwiye ngo hanyuraho umusamariya mwiza, ngo uyu musamariya agirira impuhwe uyu murwayi, ngo warure cyane, ngamugiriye impuhwe, ngazana amavuta, ngo yitwayerayo, ngo ndetse amwomora inguma, nganara mupfuka inguma, agera ku bisebe aromora. Imana ikomora ibisebe umaranye igihe kirekire, ibisebe by'ibyaha Imana ibikomorere, umaranye igihe kirekire ibisebe by'ibibazo, ariko Imana ipfuka izi nguma mu izina rya Yesu. Ijambo ratubwiye ngo amwomora inguma, ngamwomoza vino, ngo ndetse na erayo. Bibiliya yatubwiye ngo amare kumwomora, ngaramufata aramuheka amushira ku ndogobe ye. Icyamu Uwiteka akamanura indogobe mu gihe nk'iki ngiki tukiri kuri iyi tariki, Imana ikamanura iyi ndogobe ikayiguheka. Wa Konkorode we, umaze igihe kinini warabuze uwaguheka, warabuze umuntu wakuvuganira, umaze igihe kinini warabuze uwakurengera, umaze igihe kinini warabuze uwagutabara, umaze igihe kinini warabuze uwagusengera bigakoreka, ugahura n'abakubwira ngo birabaye ariko ntibibe. Icyamu ugahura n'Imana uyu munsi wa none ikakumanura n'indogobe. Amen. Kaguheka hosha, ngamuheka ku ndogobe, mujyana mu icumbi ryarwarizaga abarwayi cyangwa se ryavurirwaga abarwayi. Bibiliya avuga ngo aramurwaza, ngamare kumurwaza yibuka ko hari n'abandi bantu agomba kwitaho. Ntabwo umusamariya ajya mu Rwanda gusa, ahubwo no muri Amerika abasha kugerayo, no muri ahantu hose abasha kugerayo, na Canada abasha kugerayo, no mu Burundi abasha kugerayo. Uyu musamariya mwiza Icyama akamanukira mu Bugande, agahura nawe ufite inguma, yarangiza akakomora, ngo yibuka ko hari abandi barwayi benshi agomba kugirira neza, yibuka ko hari abandi bashonje agomba kugira neza, ngakura denari 2 mu madenari yo yari afite, ngo nukaziha nyir'inzu cyangwa se nyir'icumbi. Haramubwira ati nyeme undwariza uyu murwayi, ariko nihagira nibirenga kuri izi denari yo ngusigiye, ntuzareke kumurwaza ngo untegereze, uzakomeza umurwaze, uzakomeza umwiteho, nahura n'ubukene ukomeza umwiteho. Uwo nta wundi ni Imana idusigiye Yesu. Aramubwira tuzakomeza umwiteho, ngo hanyuma nihagira ibirenga nzabikwishura n'ingaruka. Ngo Yesu aragenda. Tugiye gusenga, Imana iguhuze n'umusamariya mwiza mu kibazo ufite. Umurewi yaguciye haragenda, gitifu nta kintu yagufashije, uw'akagari ntaco yagufashije, ariko tugiye gusenga Imana iguhuze n'umusamariya mwiza. Imana iguhuze n'umusamariya mwiza. Kongora uzi kuhura n'umusamariya ushonje ukarara
uzikura n'umusamariya wambaye ubusa ukambara, uzikura n'umusamariya warabuze umusore wagukunda akakubwira ati hari umusore uherutse kumbwira ngo akeneye umukobwa mwiza witonda none reka ngende mbahuze. Imana uzikura n'umusamariya uri mu kode akakubakira inzu, uzikura n'umusamariya nta n'iforomo ugira ya korari akayikugurira, uzikura n'umusamariya ariko mana urwaye akakuvura mpaka ukize, uzikura n'umusamariya wabuze amafaranga yo kwishura ibitaro akakubwira ati gendere aya mafaranga ndayishuye, uzikura n'umusamariya bwakwiriye uri mu rugendo nta tike ufite akakubwira ati injire muri lava yanjye, injire muri parado yanjye nkugeza ahantu utaha, uzikura n'umusamariya wabuze menerivari akakubwira ati mwana wa mama ntubabazwe na menerivari, iyo uyu mwaka niyo utaha ndayishuye. Imana uyu mwaka utari warangira iguhuze n'umusamariya mwiza. Uyu mwaka utari warangira iguhuza n'umusamariya mwiza. Nukuri iguhuza n'umusamariya. Haleluya. Amen. Merutse kuganira n'umuntu n'uw'i Kigali yaje kundeba turasenga utubazo tugabanutse, hanyuma tuganiriye yarambwira ati Korodina muri uyu murimo bimeze bite bite ubusi ikigezweho ni igiki, wenda ku rusengero ndamubwira ati turi kugura iniforome ya korari, ati ubu wamaze kuyigura muzayambara ryari? Simubwira igihe tuzayambara ubwo nejo bundi ntabwo bivuze hatagira n'uvuga ngo ndamusabye. Arangije arambwira ati si wamaze kuyigura? Ndamubwira ati ntabwo nari nayigura. Yo ati ntaribi. Hashize umwanya mbona nyohereje 5,000. Nuko birangije arongera arampamagara arambwira ati yewe nti ati rero kubera umbwiye ngo ntago wari wagura ni forome ati nari nshatse nguhaye 5 nyine ngo nawe urebe ukuntu ushiraho wenda bigashoboka ko impamvu utari wayigura utari wabona amafaranga nta nayo musabye. Umusamariya amenye igikwiriye. Yego umusamariya sha siko hari umuntu duherutse kuvugana ntuwo mu gihugu ntavuze. Arangije agambwira ati rero Korodina njye nagagukunze ndavuga ati ntari bikuva warankunze Imana iguhumugisha. Nuko mu minsi mikeya mbona akamesaje karaje, arangije agambwira ati rero nkwifurije Noheli nziza n'umwaka musha muhire. Uzi ko umusamariya kwifurizaga Noheli ku itariki iburu kwezi ibaze we Noheli buru kwezi akakwifuriza Noheli nziza. Imana iguhuza n'umusamariya mwiza. Yo tugiye gusenga. Umusamariya ntabwo yitwa kubaza ngo mbese inga amavuta ngo ngabera uruhu rwawe ngo nayahe, ashobora kukubaza ugahita umubwira uti nikagegese gine kagura 5. Oya umusamariya mwiza aragenda akamanuza akaguhereza. Imana iguhuze n'umusamariya mwiza. Sikura n'umusamariya umurima wawe wararaye warabuze imbuto akakubwira ati ntugire ikibazo abakozi bazakora uyu murima n'imbuto izawutera ndabiguhaye. Umusamariya Imana iguhuze n'umusamariya mwiza. Tugiye gusenga ndi kwinginga Imana muri iki gihe cya none ndi kwinginga Imana nginyemerere abantu bose bankurikira nanga bambona ibahuze n'umusamariya mwiza uyu mwaka utararangira. Nukuri njye uyu mwaka nawuboneyemo ibintu byinshi byiza nkuboneramo n'ibindi bibi, ariko ndi kuyifuza ngo nanjye utari warangira neza impuze n'umusamariya mwiza. Uyu musamariya nahagera aranyomora inguma y'ibibazo mfite. Nuko Imana iduhuze n'umusamariya mwiza. Konkoro iguhuze n'umusamariya mwiza cyane. Mperutse kumva agatekerezo k'umuntu ngo ni umubyeyi yari afite ikibazo cy'umwana, ngo umwana yari yararwaye kanseri y'ubwonko yo ku bwonko, ngo noneho baravuga bati umudogiteri washobora kumusuzuma akamuvura bigakira. Ni umudogiteri uri mu Bushinwa bamubwira n'izina. Noneho ngo uyu mugore aravuga ati nta kindi kintu nakora kandi ngo kugira ngo azave mu Rwanda aje mu Bushinwa ngo byagombaga kumutwara $15,000. Guhura na muganga gusa $15,000 udashizemo yaramusuzumira udashizemo yaramuhera imiti. $15,000 bati nuguhura nawe gusa.
umugore aravuga ati ubwo byararangiye umwana wanjye azapfa. Noneho ngo birangije wa muganga wo mu Bushinwa ngaza mu butembere mu Rwanda aritemberera. Imana iguhuza n'umusamariya mwiza Concorde. Nukuri. Ariko ma noneho ngo amare kwitemberera indege iramusiga. Imusigayo iminota ngo agera ku kibuga indege imaze guhaguruka igiye. Ngo umugabo arazarira ariko nyine urumva umuntu ufite amafaranga nta nubwo yagira agahinda. Noneho ngo mu gihe ategereje indimo indege ngo imvura irakwiyigana irambese igacika wa mugore yagatuye hafi y'ikibuga. Ngo noneho wa mugabo wa mudogiteri aravuga ati kambe nditemberera n'ubundi ndi ndege ntegereje ntagiteze kugenda yano masaha, reka mbe nditembera nshake naho nugama ndi kubona yino mvura imeze nabi. Ngo none agatembera avuga ati kanje hirya mu mashamba. Ngo noneho ageze ku rugo rurimo wa mwana urwaye ngo imvura iragwiba nyinshi. Imvura iguye agavuga ati reka nugame kuri runo rugo nubwo ndi kubona ari akazu ka nta kigenda ariko mfe kugama. Ngo none arugama ngo umugore ari kwishashana ngasanga atetse agakoma ko gakoma arengaho mu gakomba aramuhereza. Ngo noneho umudogiteri aranywa ngarika akanywa ari kumva umwana ari kurira cyane akanywa ari kumva umwana ari kurira. Ngo umugore akagenda akamuhoza ati icecekere yabuze ikindi kintu yakora. Ngo noneho dogiteri amaze kunywa igikoma neza imvura mbese ihise abwira uwo mugore amubwatira wa mugore we wakoze kungirira neza reka ngende. Aramubwata ariko siko nahoze numva umwana arira ukamuhoza bikanga uwo mwana afite ikihe kibazo aho si yaba afite uburwayi. Ngo uwo mugore arangije aramubwira ati rero wa mubyeyi we ntago nkuzi nanjye ntago nzi ariko uyu mwana uri kumva ari kurira afite ikibazo cy'uburwayi bwitwa kanseri kandi iyi kanseri yayirwaye ku bwonko. None barambwiye ngo umuganga ushobora kumusuzuma akanamuvura ari mu Bushinwa yitwa dogiteri runaka. Hanyuma wa muganga yiyumvisha ari we wagombaga guhura na wa mubyeyi. Aravuga ati burya bwose yabuze uburyo yagere mu gihugu ndimo none ahubwo njewe Imana yabujije indege kugira mugereho. Aramubwira ati ye mubyeyi ntugire ikibazo muganga wagombaga guhura nawe ni njyewe. Haleluya. Ako kanya akamuvura umwana gake. Imana iguhuze n'umusamariya mwiza. Turagushimiye data wa twese mwiza, turaguhimbaje tugushimiye kuri Imana ituzi uzi imibereho yacu uzi imikorere yacu uzi imivugire yacu uzi imyitwarire yacu uzi ibyo tugusaba uzi ibyo tukwingingira urabizi byose Mana. Nari nkwinginze kugira ngo abagabo badukurikiranye none batuye muri uru Rwanda batuye no mu bindi bihugu bitandukanye ubahuze n'umusamariya mwiza ubafasha mu bibazo barimo. Ababyeyi bahuze n'umusamariya mwiza, abakobwa ubahuze n'umusamariya mwiza, abasore ubahuze n'umusamariya mwiza, abantu bose abakijijwe n'abatarakizwa ubahuze n'umusamariya mwiza uyu mwaka utari warangira. Hanyuma indwara za hato na hato zikire, abarushe baruhuke, abashonje bagaburire, abambaye ubusubambike, buri wese n'ikibazo afite, abatarabyara babyare, abafite ibibazo by'amadeni uyishure, abafite ibibazo by'ubukode ububakira amazu, buri wese n'ikibazo afite umuhuze n'umusamariya mwiza. Urakoze kuri Imana yumva gusenga ngaho ganza kandi utegeke muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhuze n'umusamariya mwiza. Nimero ya Claudine ni 07 86 15 18 30. 07 86 15 18 30. Iri kuri WhatsApp no muri momo. Imana ibahe umugisha.